ibintu by'Imana. Imana rero mujye muyihorera, imvugo yayo ni ihame, ni ihame. Ubwo so Imana atatanga itegeko hejuru barabata abana basezerane, turasezerana kubera rya jambo ry'Imana yavuze. Turasezerana dutashye rero nkomeza ubuzima bw'umubabaro, madamu akajya yikubita hasi, akajya muri dushe, nategereza ko umuntu yagaruka nkasanga yikubise hasi, yaba agiye muri toilette nkategereza ko umuntu azagaruka nkasanga yikubise muri toyi, nkatura nkajya kuryamisha. Nkomeza ubuzima bw'imibabaro gutyo, nkomeza guhangayika gutyo, ariko mwibuke ko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwibuke ko abihanganye tubita abantu b'abanyehirwe. Ndakomeza ndwana urugamba gutyo, ndababara. Madamu turabana, nza kugira umugisha aranasama, asama ku itariki 26 z'ukwa munani, kuko nakoze ubukwe 23 z'ukwa karindwi 2016. Hanyuma 26 z'ukwa munani ngira umugisha madamu arasama. Ubwo twari tumaranye amezi 8, ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2017 nibwo madamu yabyaye. Abyara umwana utagejeje igihe, bya bibazo by'ibigerageza Imana ikomeza kungerageza. Irangerageza pe, irancunda, iducunda kenshi dushakamo amavuta. Irancunda rwose. Ndihangana rero, madamu abyara umwana utagejeje igihe, perimetri cyangwa se umwana utaruziza ibiro. Madamu ahita arwara uburwayi bwo kubura umwuka, atangira kubyimba inda, aranava. Ibintu uko ari bitatu, mbese Imana irabanza irancura, irantereninga neza. Nubwo nabwiye ngo Imana ijye iduhamagara, ariko ntiyaguhamagara uri umuswa. Ibanza ko kwigisha kugira ngo ubone ibyo uzabwira abandi. Bantu mukurikiye Hirwa TV, mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Hirwa TV Rwanda, bantu mukurikiye mwihangane. Imwe mu ntego iduhagurukije kubwira abantu ngo mwihangane abanyehirwe. Rero Yesu ni mwiza kandi ndamukunda. Madamu rero arwara uburwayi, arabyara, arwara uburwayi bwo kuva no kubura umwuka, ndetse ari no kuri bombone. Hashize iminsi birahita yitaba Imana, aranapfa. Arapfa. Ko mbona wisugira ikibazo. Ndabizi ko ubuze ubuhamya bwanjye, ariko ababyeyi benshi mugira amarangamutima. Urumva nyine nk'umudamu mbitekereza cyane, nkumva inzira zose wanyuranyemo n'umudamu wawe, ukagira Imana agatwita, akabyara, yamara no kubyara noneho igisubizo cyari kije agahita yitaba Imana. Theo, wabyitwayemo ute bamaze kukubwira ko madamu yitabye Imana, atakiri muri iyi si, noneho wabwiye Imana ngo iki? Amagambo navuze ni amagambo akomeye, ariko bitewe n'igihe. Njyewe nanahangaye Imana ndayituka, narayitutse ndabwira ngo uri umugome, unyiciye umugore kandi Imana ntiyicana, uri umuntu mubi, Imana watubwiye ibi, ndayituka pe. Ariko naje gusaba Imana imbabazi. Uko kwivovota kwawe n'amagambo menshi no gusakuza no gusakuriza abandi ntacyo bibwiye Imana. Imana yitwa Imana, waba wapfushije Imana iritwa Imana, waba uraye iritwa Imana, wambaye iritwa Imana, utanambaye iritwa Imana. Ibigeragezo byose urimo Imana yakomeza yitwa Imana. Icyo gihe rero madamu yapfuye aguye yahishika, umwana ari muri kuveze Kibagabaga. Najyaga mva Kibagabaga nsize uruhinja ndusize mu maboko y'abaganga. Nkajya kureba madamu, nagera kuri madamu nabwo nkagaruka, nkaza guteka ibyo, nkava sashika nkajya guteka Indera, niho nabaga, n'ubu niho mba, nkava Indera nkagemurira madamu. Abantu benshi barambaje ngo ariko nta muryango wabo umukobwa wari uhari. Nayo icyo kibazo ngiye kukikubaza. Urakoze cyane. Nagira ngo sobanure neza binumvikane. Bantu mudukurikiye, ntihazagira umuntu ushobora kwirengeresha umutwaro wawe, kuko ikigeragezo ni cyawe ku giti cyawe. Niyo umuryango waba uhari, birashoboka ko wagufasha, ariko utanagufashije utegetswe kwihangana. Nose n'itegeko kujya kubwira kwa data ngo nimuze, mufite ibibazo ibi n'ibindi muze mumfashe. Bataje bashiki banjye se bo bataje. Fata uruhinja nduteranye ngo nuko imiryango yantereranye. Nimba si umuntu ataguhaye amafaranga yagusezerane. Wari mu bintu bikokomereye cyane. Oya reka mbaza abantu. Nimba icyo wari wiringiye kitakubayeho,
uriyica se uriyahura wowe jya umenya kwiyadaputa mu kibazo. Ubundi ikigeragezo ni icy'umuntu ku giti cye akamenya uburyo ki arwanamo urugamba kandi Imana iramushyigikira muri izo ntambara n'ibigeragezo. Rero jyewe nabaye intwari, nabaye umugabo ndihangana. Madamu arapfuye, ikintu gikomeye nabwiye Imana, nabwiye ngo Mana barakubeshyeye, ariko ibyo nabivuze umwana wanjye nawe apfuye, kuko umwana reka ntabwo yapfuye ariko umwana nawe yarapfuye ku munsi wa gatatu. Madamu amaze iminsi apfuye, umwana nawe yarwaye uburwayi bukomeye ku buryo yaje no kubura urushinge rumuterwa. Umuti muri iki gihugu wamuterwaga wari wabuze, bawutumiza hanze mu Bushinwa. Uraza urushinge rumwe naruguraga 60,000 kandi ntagira amafaranga. Imana ikoresha abantu bashyira amafaranga kuri konti kubera ko Imana yari yavuganye nanjye ngo yitwa nta kibazo. CH kandi kwisararanga Imana ntumyeho umuhanuzi wo mu Gatenga sinzabyibagirwa n'umumama umwe uretse ko ubunabuze na nimero ze. Arambwira ngo ndi Uwiteka, ngo Imana irambwira ngo ni Uwiteka yitwa nta kibazo nushaka urira amaraso. Mana nushaka ndira amaraso yitwa nta kibazo. Nibazaga madamu urumva kuba kuri bomboni uriya mwuka urahenda kandi twa tumazemo iminsi turwaye, urumva byari ibintu bikomeye. No muri moruge amazemo iminsi nk'ibiri n'uruhinja ruraho, urumva mu mutwe kandi ni wewe wenyine. Numva narabaye nk'umusazi, nkibaza ahantu nzakura amafaranga, nkibaza. Imana intumaho ijambo ryiza yambwira ngo nushakurire nitwa nta kibazo. Imana yacu nta bibazo igira. Yego, ntabwo ikangwa n'ibyo urimo guhura nabyo. Imana nta kibazo igira. Wowe ufite ibibazo byinshi, wowe byagucanze, ariko Imana nticangwa. Nta kibazo ifite. Yego, wari uzi ko itagira ibibazo cyane. Nkibutse ko itagira ibibazo. Nta bibazo igira, ntabwo ikangwa n'ibyo turimo kunyuramo. Madamu rero turamushyingura. Ngarutse gatoya nasubiye inyuma mpita njya kwiga ishuri ry'abagore, hahandi rero ryazina nyirizina ukuntu niswe umugore. Nahise njya kurara mu bitaro Kibagabaga, nkajya abaganga bakantegeka kwiyambura hano hejuru, nkafata uruhinja. Nibwo neze ko abagore bakora akazi gakomeye. Bantu mudukurikiye muri ababyeyi beza, muri abo kubahwa, tugize ngo turabashuhuje. Imana irabakunda ababyeyi, mama ndabakunda. Uzi ko umubyeyi yarara yicaye ku ruhinja umugabo yisinziriye, niho namenye ko abagore baragowe. Imana izaba umugisha, muri abo kubahwa kandi Imana irabakunda. Muri abantu umugore, hari umuhungu umwe yitwa ngo Rumaga, nkurikira social media, ajya avuga ngo umugore si umuntu. Umugore ubyara umuntu, umugore ugendana umuntu amezi 9 akamubyara, urumva ari umuntu. Arangije avugamo akantu keza, avuga ngo njye nasanze atari umuntu ahubwo ni umuntu w'umugabo. Urumva yabuze ukuntu amutaka, avuga ko umugore ari umuntu udasanzwe. Mu yandi magambo nanjye nabonye ko abagore ari abantu badasanzwe. Ese Theo, tukiri aho ngaho uri Kibagabaga, abaganga bakubwira yuko umwana ugomba kuzajya ukora nk'ibyo ngibyo. Urumva hari abandi badamu babyaye bari kumwe n'abana babo n'uduhinja n'iki, wowe ukabona ni wowe mugabo uri aho ngaho uri muri ubwo buzima. Ese wabyitwaragamo gute? Wari ufite imbaraga zingana gute? Njye narebaga ibyanjye, iby'abandi. Buriya ndi umuntu utagira ureba ku bibazo by'abandi. Simvuze ko ntababazwa n'iby'abandi, ariko sinjya amenya kwinjira mu buzima bw'abandi. Menye ubuzima bwanjye, nkamenya urugamba ndi kurwana narwo. Byaba ari byo musengera nkagusengera, nkagufasha mu gusenga, umbwiye icyifuzo nkagusengera, ariko ntabwo njya amenya kwivangira mu buzima. Buri wese afite ikigeragezo ku giti cye. Jewe nta nubwo numvaga afite isoni cyane ko madamu aransigisha ingano zo kurera. Nese numva ko asigisha ingano agiye. Imana yamuhaye amabere, Imana iramujyanye, Imana ijyanye umugore ha amabere, jewe nta mabere nsigaranye. Numva nyine inshingano nsigaranye zirakomeye. Hashize iminsi 3 umwana arapfa nawe, abaganga baramubika. Ubwo nari nagiye mu rugo, barampamagara ngo umwana wawe nawe yapfuye. Naje nirukanka kigera kwa muganga, ndeba wa mwana koko saka bisa nk'ibyarangiye. Mpita njya kuri moruge ya Kibagabaga, senga isengesho ririmo gutuka Imana, ariko we ntuzarisenge bitewe n'igihe nari ndimo. Nabwiye Imana ngo Mana, barakubeshyeye ngo witwishobora byose, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo witwishobora byose. Nkubwire impamvu atarishobora byose. Ejo bundi madamu yarapfuye, apfa ureba. Wari ushoboye. Ubundi nitwa no stress, mwihangane sishaka kuzana amarangamutima cyane ko tuba dushaka guhumuriza abantu, ariko nisengesho nase. Wari ushoboye, yuza ko ushoboye. Ni wari kunyiriza umugore amezi 8 none hakansigira uruhinja. None icya kabiri kigaragara ko udashoboye byose,
n'umwana arapfuye, umugore arapfuye n'umwana arapfuye, urumva wowe ushoboye? Ntacyo ushoboye, uri feke mana we, uri feke. Ntabwo nzongera no kukwita feke, ahubwo nzakwita fekeresi. Abantu barabimenya, ubu ndaje mvuze induru mbwira abantu kuri fekeresi. Ntacyo ushoboye. Byari bikomeye. Nuko Imana gutyo ndayita ngo ni fekereza, ariko se uratuka Imana ko Imana iri mu ijuka uri mu isi. Nahise numva ijwi ry'Imana riramamagara ngo Theoneste mwana wanjye, ntabwo ndi feke sindana fekeresi, ndi Imana ishoboye bingahe byose. Ni Imana ishoboye, ntabwo Imana inaniwe kuburwaye. Imana ishoboye kuguhagurutsa kuri icyo gitanda, Imana ishoboye kugukiza covid, Imana ishoboye kwirukana covid muri iki gihugu, Imana ishoboye gukiza abarwayi, Imana ishoboye kukugaburira, Imana ishoboye kukwambika. Ni Imana ishoboye. Ibyo byatewe n'igihe nari mpagazemo. Imana ishoboye byose. Abantu munkurikiye munyumve neza, bye byari bitewe n'igihe, ariko ndagira mbabwira ngo Imana irashoboye. Ishoboye gukiza, ishoboye kutabara, ishoboye kwambika, ishoboye kugaburira, ishoboye kurengera. Mama wari uzi ko ishoboye? Irashoboye. Ntazagire umvugira nabi Imana, ajya narayibonye kugira ngo uyivuge nabi, basi wankubita cyangwa ukananyica nkava, ariko ntuyivuge nabi. Iyi Mana tuvuga tukarya, iyi Mana tuvuga tukambara, iyi Mana tuvuga tukaba mu mazu meza, iyi Mana tuvuga tukabona imodokari, iyi Mana tuvuga tukajya mu ndege, iyi Mana kuyivuga egari kuramba, kuyivuga neza ubwayo. Ubundi hari ibimana cyakora hari ibintu Imana idashoboye. Kambabwira Imana ibintu idashoboye, nubwo ishoboye byose, ariko mbabwira kandi idashoboye wenda mu byumva. Ikintu cya mbere Imana idashoboye, Imana ntishoboye kwirukana umuntu uje yihungira. Cyo ntakishoboye mu mateka yacu. Nabonye iyi Mana ikunda abantu bose, iravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze. Donc ntabwo ishoboye kukwirukana wayigezeho. Icyo ntakishoboye rwose, icyo ndakizi neza ko itagishoboye. Ishobora byose, ariko ikidashoboye ni ukwirukana uyihungiye. Umuntu ujihungiye, umuntu wese uje yiruka ati ndaje. Icyo ntakishoboye, iyo niyo kamere yayo. Ibyo ndabizi neza ko ibi bitabishoboye. Amen. Bivuze ko ufite ikibazo uwo ari wewe, uwumvaga wese byanze nayihungireho, kuko byose irabishoboye. Yego, ititaye ku buremere bwabyo, byose irabishoboye. Ntabwo ishoboye kukwirukana. Ifite umutima w'imbabazi, ifite ibambe ryinshi. Theo, reka wenda mvuga ko konyine, ibindi wenda nzagenda mbavunguraho ko tuzatugira umugisha. Imana ishoboye byose. Theoneste rero mpura n'izo ntambara nyine, mfusha umugore gutyo, ndashyingura umwana nawe. Imana irambwira ngo ndi Imana ishoboye. Njye kumva numva abaganga barampamagara ngo umwana ari guhumeka, noneho bapimye asanga umwana arakiza. Ndashimira data yagirije umwana, Imana iramukiza, umwana arongera aba muzima, sanga umwana yakize. Uyu mwana wanjye uyu munsi wa none, ariko Imana irakomeza irangerageza. Umwana ahita amungwa igufwa, atangiye kuzamuka, ageze mu gihe cy'imyaka 2. Umwana amungwa igufwa, mpura n'ubuzima bubi. N'uyu munsi wa none yamunzwe igufwa. Yamunzwe igufwa, ntareshya ni deforme, agenda nk'uko nyina yagendaga. Urumva ibintu by'Imana ni hatari. Rero Imana ni nziza, Imana ni nziza. Igitugerageza kenshi kugira ngo irebe kwihangana kwacu. Erega Imana ntiyaguha ibintu byose. Mbabwira ko itaguha ibintu byose, niyiguhaye igusigira akantu kamwe kazatuma uyigarukaho. Irabizi neza ko dushobora kuyivaho. Zaburi 65 haravuze ngo hahirwa umuntu w'Uwiteka atoranya, yarangiza akamwigira gute? Akamwiyegereza. Ngo abamana itoranije rero ngo bazahazwa n'ibyiza byo mu gikari cy'Uwiteka. Iyo Imana igutoranije rero irakugaburira, ikakukorera ibintu byose, ariko ikagushyiramo akantu kazatuma utayivaho, ikakuzirika kigufi kugira ngo utazayicika. Ishobora kuguteza uburwayi kugira ngo ijye kubona bugufi. Ubundi Imana iradukunda, ntabwo ikunda ko abantu bayicika. Ndabizi neza iradukunda. Nshuti bavandimwe, mwari mudukurikiye rero, numvaga mfite ubuhamya bukomeye kandi buteye gutyo. Imana yagize neza, inderera umwana, ibindi bijyanye n'uko ngo nakoze ubukwe n'ibiki.
uyu mubyeyi ugafite impamvu yabivuze yababwiye. Theo ni ukuri abantu bari bafite amatsiko yo kugira ngo babazaga cyane ese Theo tukeneye kumwiyumvira abivuga nawe akabivuga kuri cano yawe akavuga imirimo Imana yamukoreye ukuntu yabanye n'umudamu arwaye akabana n'uruhinja byose ariko umugore nkaheka ukitwa umugore nararanjitse nzi kuranjika Imana kandi guha umugisha Theo ni ukuri Imana iguha umugisha wabaye umugabo mwiza ndetse wakoze n'inshingano z'abadamu Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Haleluya. Rero ndakeka ko hakiri n'ibindi byinshi nyuma y'imyaka runaka ubana n'umwana hari ibyo Imana yakoze. Hari aho ugeze uyu munsi hari undi Theo dutegereje mu minsi iri imbere tiwazongera agaruke atubwire Theo uwo ari we noneho kugeza uyu munsi. Theo uratwemereye rero uzabitubwira? Ya murakoze bizaterwa namwe nuko mwabigizemo uruhare kubigiramo uruhare nta kundi ubundi igihe nkunda umuntu umbwira neza nanga umuntu umbwira nabi wanyuma ibintu byose kanyuma ariko nanga umuntu umbwira nabi ubundi ngewe nkunda abantu kandi ndi no stress nitubagiraho umugisha rero mukongera mukadutumira tuzagaruka kandi twabashimiye mwadufashe neza. Turi muri hoteli Sport View urumva muri hoteli nubwo ari mu gihe cya corona ko ntiwabura n'amazi yo kunywa turi no kunywa amazi urumva iyi ni care nawe mwaduhaye urumva nimba umuntu yakugiriye neza akakwakira neza ntacyo wamwima kandi ndakubaha urabizi umubyeyi mwiza Imana iduhana umugisha. Theo wakoze rero Imana iguha umugisha abari badukurikiye mwese Imana ibaha umugisha. Ni ukuri ubuhamya bwa Theo ni bwiza cyane bwubaka abantu benshi nanjye buri munsi ndabwumva bukambera bushyashya niyo mpamvu nkeneye yuko Theo azagaruka nanone akatubwira Theo w'uyu munsi akatubwiraho Imana imugejeje uyu munsi. Rero nshuti muvandimwe nawe warudukurikiye ihangane we wumvaga ko byanze n'ubundi rya jambo hahirwa uwihangana akageza imperuka. Ihangane rero nawe ibya Imana irabizi kandi izabishyiraho iherezo. Rero dushimiye by'umwihariko mutumirwa wacu Theo aha ni mu rugo ndabizi uradukunda natwe turagukunda. Rero dushimiye na Sport View yatwakiriye umunsi tugakorera hano ni ukuri turabashimiye. Imana iduhe umugisha twese. Yego rero ndumva ikiganiro twe dufite ibiganiro twavugiraga hano amashimwe imirimo y'Imana twari turimo ndumva twayisubikira aha ngaha tuzongera ubutaha. Yesu abaho umugisha. Tarasoza ndashaka kubwira abantu ikintu gikomeye. Maze iminsi jyewe ndi mu rugo nta hantu ushaka kujya ndajya mbabwira ngo mwirinde covid. Mama ntabwo nasoza iki kiganiro ndabizi bantu mudukurikiye mwebwe mwiteteshwa mwivugishwa ngo figo covid ntayiriho iyi mibare bari kugaragaza ngo iri kuva njya numva jewe abantu benshi batandukanye ngira amatwi bura ndumva remo n'abantu benshi bazi ko ngo ndi umuyobozi kandi ntabwo ndiwe kuko je mbabazwa cyane no kubona umuntu utambara agapfukamunwa. Abantu mudukurikiye tugize umugisho kugaragara kuri cano turi kubwira isi iyi covid nimbi ejo hapfuye abanyarwanda benshi bishwe na covid. Uyu munsi wa none abantu banduye ni benshi igihugu kiri mu byago kiri mu bibazo kiri mu ntambara yo kurwana no kugira ngo turebe uko twarwanya iyi covid. Mwambara udupfukamunwa ntimukagura abayobozi munyumve neza reka mpagarare mu cyuho nanjye kuko Bibiliya yavuga iki? Ezekiel 22:30 aravuze ngo nuko rero nashatse Uwiteka aravuga ati nashatse umuntu wahagarara mu cyuho kugira ngo ntakirimbura ariko ntawe nabonye. Rero reka mpagarare mu cyuho nibutse abantu ko kwambara agapfukamunwa ari byiza ari ukwirinda ari kugira ngo nawe ufashe leta kandi nawe wifashe rega ubuzima bwa nubwo leta itubwira ngo twambare tukadukangurira twambara ubupfukamunwa no gukaraba kenshi twirindiye covid. Leta s'ubundi ni leta twese turi abana ba leta ndetse leta n'umuturage. Rero reka nanjye mpagarare mu cyuho mpagararire ubuyobozi mbabwire ngo nimwambare udupfukamunwa mwirinde coronavirus. Ibyo tubabwiye birakomeye ariko nanone tunirinde twe kuvuna abatuyobora kandi kumvira abatuyobora nabyo ni byiza. Rero dusoza burasa hari ikindi ntitwabaha nimero twabaha nimero byashoboka kugira ngo birashoboka ko umuntu yaduhamagara. Ariko kandi bantu bari muri diaspora mujye mudukorera share
turabakunda namwe na komenti zanyu ziba zikenewe. Nimero yanjye rero ni 078 75 644 kandi mama wanjye usezeranye ko Imana izagushyigikira. Amen. Izagushyigikira kandi ndabizi neza ko ugira abantu benshi bagukunda kandi ibyigisho byawe uri guhumuriza abantu. Imana ibiguhera umugisha. N'ejo nitubagira umugisha tuzagaruka. Turabakunda. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Kadusengera abantu. Birashoboka ko wenda wumvaga wihebye, birashoboka ko wenda uri mu bigeragezo runaka, birashoboka kubona ntacyo umaze kuri iyi si. Hari abantu bagera mu kigeragezo nk'icyo nari ndimo nanjye nkumva ndihebye, nkumva ubuzima bwanjye bwarangiye, ariko mbabwire ngo haracyari ibyiringiro, haracyari andi mahirwe ya kabiri. Imana irabakunda. Umwami Yesu, Imana idukunda twese, se umwami wacu Yesu, nkaba nari maze imyaka 4 mpfakaye. Mana nitugira umugisha tuzabwira abantu buryo ki uri Imana ikora ubukwe bwa kabiri, ugashumbusha umuntu, ukarera umwana, ndetse si n'ibyo gusa, ugatanga ihumure mu mutima kandi ugahindura amateka y'ubuzima bw'umuntu. Ibyo byose tuzabibwira abantu bawe. Mana ndaguhendahenze, abantu badukurikiye bose ndabasengeye, nibahabwa umugisha n'Uwiteka. Abakurikira iki kinyamakuru cyangwa se TV Hirwa TV Rwanda, reka yamamare kuri iyi si, turayisengeye igere mu mpande z'isi. Abantu bose bazajya badukurikira bajye bahabwa n'umugisha n'Uwiteka. Kandi twebwe ntabwo turi gukorera ibihembo, turi gukorera Imana, turi kwifuza mwami kugira ngo ugire icyo ukora ku buzima bwacu. Abarwayi bakize, imfubyi n'abapfakazi ubarengere, wiheshe icyubahiro. Urakoze kumva gusenga, ngaho nutanga ihumure. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, duhagaritsemo corona. Dusengeye abaturanyi, duhagaritsemo corona. Dusengeye isi yose, iki cyorezo nikigabanya ubukana, kubera ko wampaye ubutware bwo gutegeka. Ntegetse iyi ndwara, iki cyorezo, ino pandemic nihagarare. Mwami nutanga inkingo mu gihugu, udukingira urukingo kugira ngo mwami tuzabone ubugingo bw'ejo hazaza. Urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.